imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo no gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya saa 2 na saa 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri Waishatu akadomo Nzuri akadomo Rawa. Ariko se ko abantu bose barira mu bikoresho by'ubundi bikirama, nk'ubu ndakuraho imashini imesa kandi ko fiance numvise itsimbarayeho. Uzi ko iyi firigo mungana sha, ibi byose kandi nabiguze muri Bricotech nkimara gushakana na nyoko kera. Urabona se hari icyo bibaye? Niba rero nawe ushaka iyo mashini imesa ujya muri Bricotech. Sinshaka ko umwana w'abandi nzumva ngo yazanye ibizigira kubera kuvuga utazakuvurori. Kiganiro Bricotech yinjiye mu mitima y'abaturarwanda kuva mu myaka 40 nabo kubera ibikoresho byayo original bizwiho kuramba. Muri ubu budasa yihariye, Kiganiro Bricotech niyo tugezaho imashini zo kumesa zijyamo ibiro byinshi, zimwe zidakangwa na za kuvureri cyangwa indi myenda iremereye. Aha niho abasobanukiwe bagurira za frigo zimwe zitagira urusaku ziva mu Butaliyani, igihugu cyamamaye kubera ibikoresho birama. Karibu wigurire congelateur zagutse zikonjesha ibintu byinshi cyarimwe kandi zikoze ku buryo nta na kimwe gishobora kwivanga n'ikindi. Ubu nibwo buziranenge bwazo. Hari na cuisinieri zikomeye zitarushya isukura, zaba iz'amashanyarazi, iza gaze cyangwa iz'ibikoresha byombi. Umwihariko w'ibi bikoresho byose bitwara umuriro muke cyane, ubiguza agahabwa garanti n'umutekinisiye wo kubyinstara ndetse no gutoza bene byo kubikoresha. Muri Kiganiro Bricotech uhasanga n'ibindi bikoresho byo kwizerwa, byaba iby'ubwubatsi, by'amashanyarazi n'amazi ndetse n'ibyo mu ngo. Icyo byose bihuriyeho n'ukurama no guhenduka. Kiganiro Bricotech murayisanga mu mujyi wa Kigali rwagati, neza imbere ya T2000 ya kera. Sobanuza kurushaho kuri 0788496226. Kiganiro Bricotech, technology nsansa. Imali Properties Limited yabazana ibikoresho bikora finisage utasanga handi. Dufite kandi n'abakozi b'abahanga bagufasha. Ikindi kandi ibikoresho byacu ni European standard. Ese ugitekereza ko amarangi usiga inzu yawe asobanura agaciro yiha? Imali Properties Limited iragufasha guhitamo amarangi akwiranye n'inzu yawe. Ikindi kandi baguhe n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi, yaba mu hoteli, amapartoma ndetse n'abantu ku giti cyabo. Muhawe ikaze muri Imali Properties Limited. Turabaha wallpaper utasanga handi, arimo nashobora kozwa ndetse n'iya naturel udashobora gusanga handi uretse muri Imali Properties Limited. Twubaka amapisine, tukanakora interior design, kandi byose ku giciro cyiza. Dusanga aho dukorera ni kwa Rwahama ku muhanda ujya ku Mushumba Mwiza ahateganye na Tryford. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788329828. Murakaza neza muri Imali Properties Limited. Fine FM. Tukubita imali y'umunsi. Mali ya leo muri Nzuri Business Group Limited. Mali ya leo tutaipata wapi? Mali ya leo yikaba. Ndabona ari inzu nziza cyane kabisa, ndabona zari buyu hariya, ndabona ubwogero hariya. Amafaranga yawe yafite. Ndabona makalo. Abantu barigiye kuri YouTube rwose kuri Nzuri Market mwirebere ya nzu. Hanyuma namwe mushime kuko uyifite ifaranga ryawe kabisa. Pe rwose wakoze nk'abandi. Uje kugura inzu se? Uwo nguwo surumva aje kugura inzura. Ahita kubwira niba yaraguze cyaje kugura. Allo, uje kugura inzu? Allo, bene. Mwaramutse neza? Amakuru ni meza. Ndimo kugurisha inzu muri Nzuri. Ndimo kugurisha inzu. Ariyo shaka? Ariyirukanye. Okay. Ngaho Clement gurisha. Ariko iyi nzu. Nzuri nayo tubwire neza cyane. Ni imari cyane, tubonereho kubwira abandi bantu bose bafite inzu
ikibanza bashaka kugurisha nibagane Nzuri. Okay. Abashaka kugura imari zirahari kabisa ku bwinshi cyane, ku bwinshi muri Nzuri. Ubwo rero nyabuneka iyi nzu ntigira uwicika kubera ko iri hariya Kicukiro. Iri Kicukiro wa Kigali rwagati, Kicukiro mu Kagarama. Kicukiro mu Kagarama. Mu Kagarama kuri kaburimbo. Okay. Ikaba ari inzu ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, dushe na toilette 3. Icyumba kinini. Iriya na annex. Iriya na annex. Utazafata toilette uzita annex. Iriya ni cuisine yo hanze. Dore reba Dickson. Oui. Nta annex dore. Iburyo ni stock. Ni stock ya cuisine. Okay. Iriya ni stock ya cuisine. Iyi nzu rero nari ntangiye kubabwira yuko icyumba kinini cyayo cyangwa master bedroom harimo dressing room. Aya bazi. Ibintu byaje mu dressing room. Ibigega by'amazi urabibona. Iriya niyo toilette yo hanze. Ibintu byose birakoze. Iyi nzu ikaba yubakishije itafari rihiye. Yose ndetse na clôture. Ndetse ikaba ifite cuisine nziza cyane, nayo ifite stock cuisine yo mu nzu. Muri amazu menshi usanga afite cuisine zo mu nzu ariko stock ziri hanze. Iyi ngiyi rero ifite cuisine mu nzu ariko ikagira na stock. Hanyuma noneho ikagira salon na salle à manger, birumvikana, jardin na parking. Ni inzu mbese igezweho, ni inzu iri moderne ijyanye n'igihe nk'uko abantu bari kuri YouTube channel ya Nzuri Market bari kubibona. Urabona ko ari inzu y'icyerekezo. Dore ukuntu imeze wallahi. Inzu y'icyerekezo. Abafite amafaranga babaho neza. Y'umugabo uri mu nzira y'amajyambere. Ikintu ubona ibirengeje izindi tujya tuvuga hano. Ifite parking nini. Abafite amafaranga babaho neza. Parking nini, jardin nini, uri kubibona. Na design. Design ngiye ka design kameze neza cyane. Yicaye mu kibanza neza. Yicayemo neza pe. Kandi mu kibanza kiruta bya bindi cya metero kare 400. No, bina space ya hano imbere irabigaragaza. Bazakore miss w'amazu. Inzu iteye neza. Tuzatore meze nk'umukobwa ufite ikibuno. Ariko nyasha mwikundira iki? Dore urabona kariya kantu ko hejuru kafatanya. Urabona jaride yayo Dickson? Jaride ndayibona. Afite umurima. Iyi ni inzu. Noneho nkawe byaye n'ibyawe iriya jaride yo wahita uyihindura. Yose. Ariya wahita ushyiramo za mbuto zawe. Zose. Biriya bintu bimeze ama plafond meza ya gypsum. Kabisa. Amatara se urayabona. Ari amatara ndabona arimo twaka ari tune kandi ni imari rwose. Hanyuma rero ikaba ishaka amafaranga angahe Dickson? Shaka amafaranga make. Ni make ugereranyije nayo. Ariko akaba amafaranga y'umugabo uri mu nzira yo kuba muri babandi twavugaga. Umugabo witegura kugira miliyoni 100 z'amadolari. Gomba kuba wihagazeho. Iyi nzu ishaka miliyoni 90 zonyine. Miliyoni 90 ariko ugereranyije nuko imeze n'izindi uko zimeze. Narinzi ko Clement yishimye. Ziganirwa hose. Cuisine yayo. Cuisine dore hari inyuma ya. Ziganirwa izo ngizo. Ko cuisine yayo imeze nka hotel. Cuisine zigezweho nuko zimeze. Noneho cuisine zigezweho nabonye no muri izi nzu. Cuisine iri hari kandi no muri salon ureba no muri cuisine. Ibyo nibyo nshaka. American kitchen. Thank you very much. American kitchen. Urumva uri muri salon ureba no muri cuisine. Ndimo gusaza mbishaka. Uri kwitegura kugira y'idolari. Kandi nzagira amafaranga izo nzozi. I will have. Okay. Yo wicaye muri salon ureba televiziyo madame bomubona arimo guteka. Cyangwa nawe ukajya guteka. Nta mpamvu zo kuvuga ngo uricaye nta kintu gukora. Undi muri saro nawo gutekera garderobe se. Okay. Urumva urabona yuko rero iri muri zanzu zigezweho miliyoni 90 kandi zaganirwaho. Nyamuneka we bariza kuri 078 230123 cyangwa 0788 hanyuma ibintu bize kuba bigenda neza. 0788 numva si ibintu bigenda bundi bivugira mu imeze bite n'abantu barimo guhamagara. Nibazaga impamvu biri kugenda bivugiramo 0788 48 67 Okay. Hanyuma ibintu bigende neza cyane. Wanajya kuyibera kuri YouTube channel ya Nzuri Market cyangwa udusoye ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Nzuri Market. Nyinshi cyane iyi ngiyi urumva iba ari y'umunsi.
niba yatoranyijwe uwo munsi nawe wajya ukitoranyiriza ariko hari izindi nyinshi niyo nshaka. Murakoze cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere